ngira ngo rero icyo ni ikintu gikomeye cyane gishobora kuza gushingirwaho ikipe APR Football Club kinanuye umukino imbaraga ku buryo gutsinda Marine ku ruhande rw'ikipe ya APR nta Marine hari ibintu bita inevitable ntabwo Marine yatsinda APR. Axe ikipe ya APR nyuma y'igenda rya Adiri abantu bose bahurizaga yuko abakinnyi bafite ikibazo cya romantale cyangwa se basa nk'abapfuye mu mutwe. Ubu ngubu bamaze gutsindwa banganyije na Gasogi batsindwa na polisi bagiye gukina na Marine. Iki kibazo urakibabona yuko batari tayari mu mutwe bamaze gusa nk'aho basubira inyuma mu mutwe ariko ubona mu kibuga ubushobozi bwo burahari. Icyo ni ikibazo kimwe. Icya kabiri nk'ubu ngubu abakunzi ba APR benshi barimo barashyira ikibazo ku mitorezi. Ubona staff ya APR iyo ifite ubu ngubu idafite ubushobozi bwaha ikipe y'ingabo z'igihugu igikombe. Nge ntabwo njye kure n'abo bakunzi ba APR ibyo bavuga. Hari ukuntu ureba ikipe ya APR mu kibuga ukabona ko isa nkaho rwose badahari. Hari ukuba ubona umuntu ahari umubona physically ukavuga uti umuntu uri kumubona ariko mu mutwe urababona ukabona basa nkaho barangaye abatoza cyangwa abakinnyi ukabona nta concentration ukabona barasa nkaho nta gitsure kibariho ukabona basa nkaho nta muntu ubibutsa bavuga ati nyamuneka nimushyiremo imbaraga. Ari nacyo nkeka cyane ko cyanatumye n'abayobozi bakora geste nziza yo kuza kubegera bakabibutsa ko ibyo bari gukora bitari kubashimisha bakwiriye kwisubiraho. Buriya diri nubwo abantu bavugaga amagambo menshi agiye atandukanye bamukritika n'iki ariko uriya muriri n'umurindi kiriya gitsure hariya kuri touchline mu myitozo avuga ati tugomba gutsinda akamanura ikipe agakubita imikino 40 ingahe nta kipe ikoraho kiriya kintu gituma umukinnyi yitekerezaho. Akavuga ati muragiye mugiye muri vacances covid iraje ariko ujyanye ibiro 65 nugarura 66 turagukata 1,100. Urumva ibintu nk'ibyo byatumaga abakinnyi batagenda ngo birare. Buri muntu agira nyine hana fitting. Bareba babatoza nka ba Ben Musa urabona nyine ko ari abantu babatoza bakagombye kuba ari abatoza bajyanama n'abatoza bungirije nyine ariko ya autorité cya gitsure nyine nk'umutoza mukuru nta kintu uri kubonamo. Ikindi mu kibuga APR urayireba uburyo bwo kubaka umukino wareba système de jeu bari gukina wareba byose bigiye bitandukanye amayeri mu kibuga ukabona ntayo. Gutsindwa na polisi ejo bundi ni polisi yatsinze ubona rwose ikonvenka abantu bose barabibonye ku mashusho hirya no hino ubona ko ari polisi mu by'ukuri yubaka umukino ifite uburyo bw'imikinire bugaragara itanga passe 2-3 ukabona ko ari abantu bari gukora ibintu bize neza bakoze mu myitozo. Urareba ukabona bano bakinnyi ba APR uburyo ngiye mbabona ntago bari tayari kwitangira umutoza singiye kubeshya uburyo ndiho mbibona ntago bari tayari bya bindi bita gupfira umutoza. Urumva ibyo ngibyo rero biterwa n'ubundi nanone bihera mu mutoza. Umutoza aravuga ati nimwifashe ariko nanjye mumfashe nidutsinda ni byiza kuri twese ni byiza kuri mwebwe. Urumva turatwara ibikombe murabona prime ubuzima burakomeza kugenda neza ariko nanjye izina ryanjye rirazamuka kuri CV yanjye hari ikiyongeraho. Ariko urabireba ukabona ko icyo kintu cya staff ya coaching muri equipe ya APR hajemo akantu kameze nk'akantu katagenda neza. Ni profile zitandukanye cyane pe. Buriya Adil Erad nta byangombwa yagiraga. Urumva nta nubwo yari n'umutoza kanohereyeho nta nubwo yari n'umutoza w'igitangaza. Ibyo byamuzamuyemo ikintu bita personalite no gukoresha igitsure no gukanga. Uwanga buryo umuntu iyo afite ibintu ahisha yakangiraga gukisa bimeze nk'umugabo iyo umuntu aburya afite icyo akanga afite n'ikintu ashingiraho nyine ashaka ko tumwubaha turamutinya. Uwo uravuze uti nta byangombwa yagira uzarebe we yari yitwaje reka nk'urugero ni biri philosophique cyane. Umwango hari uburyo kugira ngo uzimangatanye ibimenyetso usibanganye ibimenyetso igusaba ibintu bibiri. Swat uraba intare ku buryo umuntu ujya kugira ikintu akubaza mu bitagenda neza muri iwawe
ari bugutinya akabura ahantu aguhera, cyangwa se uriyorobeka wigira umwana mwiza ku buryo umuntu ukuziho defo avuga ati yewe abura nyine nawe ahahera agukritika. urimo urabyumva? psychologically Axel yize psychology kuturenza. Urabizi abagabo bagufi urumva amahane bagira n'ahantu bayobora batera ubwoba kugira ngo abantu batamureba muri tayi mutandebera muri tayi genda umugabo afite complex nubwo ndeshya gutya ntimunahirahire ngo munyubaho. urimo urabyumva? nicyo kintu rero umuntu bita adiri ya develope yaravuga ati njyewe ubwo nta byangombwa afite reka mpabye, urumva, ku buryo nta n'umuntu watinyuka ngo aze kumbaza ati what went wrong, ese ujye ubivuga byagenze gute. Rero urumva baza bakagira nabo umutahe batanga, bagaturisha abantu, bagakora inama, bakavuga bati ibintu ntibimeze neza, performance ntabwo imeze neza, ariko mwihangane ibintu subwa mbere bibaye ni ibintu bibaho twabiciyemo aha no mu ikipe y'igihugu byatubayeho, ariko crise tuyisohokamo gutya. Ako kantu rero k'abakinnyi nanone bakuru bashobora gukaruma situation, bashobora kuganira n'ubuyobozi, bakagira inama bungurana mu bitekerezo. Muri APR urabona ko n'abakinnyi beza, ariko ubona bose basa nkaho bari mu bihe bimwe. Urabona basa nkaho bari mu kiragano kimwe. Icyo ni kibazo nakubwiraga nyine cya Adil, kubera ko Adil yari atari yifite confidence, yabanje kwirukana abakadire bose ba equipe cyane, abandi bagira amahirwe babona baba promoted. urimo urabyumva? Mu bakinnyi bateruye bakuye mu ikipe ya Rayon Sport babaye promoted. Mangu ndabona ikipe muri Reba, Anje Mutsinze aragenda, Manditsira aragenda, abo ngabo babaye promoted. Abakinnyi bandi bari bakuru ni Niyonzima Olivier Sefu baramwirukana imyitwarire, Ishimwe Keve imyitwarire, Tuyisenge Jacques baramwirukana imyitwarire. You see, ruvuga ngo ikipe umusiniya usigayemo ni Jabe, ni nawe bahise bakapiteni yo kuyobora abagenzi, ni bahise bambikana brassard. Tunyuzemo amaso twume niba nta wundi ni hari undi nibagiwe umusiniya ufite ariko senior tubone muyirebera he mu bakinnyi kumara igihe kiri ukina cyangwa over 5 seasons kandi uri kuri level hejuru ya season eshanu kandi uri kuri level. Ahundi rero ni abari Jabere usigayemo siwera abantu mu kurikira nabo baruboneka bavuye muri baruboneka urumva etablissement uvuye muri Naombarenga merci. Nabo ngabo rero basigiye babasini. So hagiye haba rero ikibazo cyo kuba abo basiniya barimo Jabere capitaine harabaye ibibazo bye personnel bigatuma haba kumanuka ku rwego kwa level. So nuvuga ngo Ombarenga nawe no umukinnyi mwiza wigira discipline ku giti cye, ariko ntabwo ari muri leader, ntabwo ari leader, ntabwo yaza ngo ahagarara imbere y'abandi bakinnyi babwira muzi ko anicecekeye mu buzima busanzwe. So nuvuga ngo rero icyo kintu cyaragiye kirabura mu ikipe ya APR Football Club. Abakinnyi bayo kandi ubona ko benshi bagiye bagabanya urwego, level bari bariho ntabwo ariyo bakiri uyu munsi. Baruboneka urabibona ko basubiye inyuma, ba Kazemiro basubiye inyuma, nta rutayizamu bagira uhozaho. Abakinnyi bari kuba ari beza uyu munsi APR yagakwiye kubigenderaho ku bwa Adili ntibakina ni Yannick na Nshuti na Gilbert. Urumva Gilbert araza muri equipe nationale tukavuga atari kose ubundi uyu nguyu Gilbert atangiye gukina ragagiye urimo urabyumva abo ngabo baricaraga. Reba Gilbert kurinda ubwo bakamwicaza ntiyajyaga mu kibuga. Yannick ejo bundi muri nama yabaye ya APR niyo mukinnyi afande yanipronoje aravuga ati ntiyatsinda ibitego atari ku ishyaka n'umutima wo gukinira equipe uburyo akora. Yes. Yannick bizima. So Yannick ntabwo yigeze abona umwanya wo gukina. Mugisha Gilbert ntabwo yabonye umwanya wo gukina mu buryo buhoraho. Ruvuga ngo abo ni bakinnyi uyu munsi APR bagakwiriye kuba irimo iragenderaho, ariko amarotasiyo yagiye aba yaba Alebaka na Balage naki abo ni umwanya wabo wo kwitekerezaho. Amagambo Fande yavuze batagira ngo buriya nsa amagambo akomeye, ni umwanya wo kwitekerezaho kuri abo bakinnyi ba APR badafite urwitwazo n'uru na rumwe.
n'uru na rumwe babona ibikenewe n'ibirenze ibikenewe, urumva bitaba ibyo ngibyo. ariya magambo afande yavuze nyuma y'iyi sezo abantu interview bazongera bayigaruremo, hano mushobora kubona abakinnyi benshi basohoka muri ekipe ya APR kuko abantu bameze nk'aho rwose baraho badamaraye, urumva. Ariko urabibona mu kibuga ukabona ko nta shyaka, ukabona ko nta kwitanga nk'uko twari dusanzwe tubizi. N'izi nkuru rero ziza zongera kuvuga ko hashobora kuzongerwamo abakinnyi b'abanyamahanga n'ubwo wenda bataba ari benshi, 3, 4, 5, icyo nacyo bagomba bagitekerezaho neza aba bavandimwe bacu, abakinnyi rwose barumuna bacu, bitari ibyo ndoro zigomba kuvuga. Ikibazo rero twasorezo twaganira kuri APR kubera ko ifite match na Marine, igisubizo kuko APR kwizigira isigaranye imikino 4 ya shampiyona, niba igeze finale, iramutse igeze finale igikombe cya Mahoro, yabisigaranye imikino ingahe? Harimo n'uwa Marine ubwo ni 3, yabisigaranye imikino 3, kimwe cya kabiri, n'uyu nguyu wa Marine n'uwa finale, ubwo ni imikino 4. Ni imikino 8 APR tuvuge yabisigaranye muri iyi sezo, muri uyu mwaka wabo. Bakwiriye kuba bayitwaramo gute kugira ngo basove iyi sezo? APR Football Club ubundi abakinnyi bayo ni beza, ni intorango bagiye batoranywa mu makipe meza, ariko barahirwa cyane kuba bafite ubuyobozi boza umupira bunawukunda kandi bunawitangira. Ni ikintu gikomeye cyane kubera ko abandi hari igihe iyo karito uyibona mu kibuga ku bakinnyi, ukayibona muri staff, ariko ubuyobozi ugasanga ntabwo buri kumwe nabo kuri meme level, kuri level imwe. Rero muri APR Football Club ngira ngo iyi mikino nta kindi kintu bagomba kuyikoramo, ni ukuminimiza detail, nako ni ukumaximiza detail zose zatuma nta match ya APR yongera gutakaza, batuma nta match nimwe yongera gutuma batsikira. No kunganya kuri APR Football Club bivuze gutakaza igikombe, no kunganya gusa. It means nuvuga ngo icyo bisobanuye mu mikino 4 basigaje ya shampiyona bagomba kwitsinda yose, nta numwe bananganyije. No kunganya, urumva kunganya nabyo ntibyo byemerewe. Ejo bundi bafite AS Kigali muri weekend, bagomba kwitsinda, nta kunganya. Bafite Gorira bagomba kwitsinda, bafite Espoir bagomba kwitsinda. Hariya n'indi yihera, bafite Gorira, bafite Espoir, bafite na AS Kigali, sinemo na Sunrise, ndakeka na Sunrise, yes, na Sunrise. Iyo mikino 4 ntibafite droit yo kuba bayinganya. Apana Sunrise, Rwamagana. Iyo mikino 4 APR asabwa kwitsinda yose uko yakabaye, nta numwe itsikemo, nta numwe itakaje. Ubwo ibisigaye nabyo bakajya gutega Kiyovu Sport, ikipe nka za Mukura na za Musanze ko zirakomeye. Ahubwo na za Sunrise ahubwo Kiyovu ifite Musanze, ifite Mukura, ifite Sunrise. Ni amakipe atazorohera. Musanze na Sunrise bazaba bazisuye. Ni amakipe atazaba